story ye iwe rizagwira waragiye ufata video uri kwireba ngo ukuntu niba ari ushaka kureba ukuntu ukora akazi ukuntu uri munyakazi urumva urabikora ubishaka urangije urayagumana urangije ufata video yawe irakunanira kuyibika neza iragucika mpamya ko nyine ira video niwe muntu wa mbere wari kuba security yayo wari kubuyizi kurusha abantu bose reba rero ibintu wakoze uri kwenjoyinga abantu bibajyanye muri gereza hari abantu batari mu maboko yabo kubera ubusa bwawe wifashe wowe ubishaka bukakunanira kuburinda sibyo hari akantu kakabaye nawe kamugonga sibyo kakamuha byibuze nk'ukwezi kumwe sinzi ukuntu amategeko yabikoze ubundi gute video n'uburenganzira bwo kwifata video none se kuyirinda bwo n'ubwandi ahubwo gute umuntu uzi ukuntu biriya bintu biryana wakishimira kubona undi muntu byabayeho sometimes baravuga ngo nta muntu useka ngo umuntu bafunga umugabo mwanga aseka imbuhano ntabwo turi guseka sibyo ariko sometimes buri igifungo ni ukugukebura yego kuguhana hari ibintu ukora nyine ugasanga man ukeneye refreshing kujya ahantu refreshing mind uri kumva mba numva wenda nta mwifuriza kubufunga igihe kinini sibyo ariko kari akantu abagakeneye bro sibyo ntago ushobora kwitekereza hari umukobwa yari aherutse kwibasira ngo keza ngo aragenga arayikinga ngo video ngo yarugumi wa mugabo nako wa mundi bivuga ko atetana Jolly aramwibasira nta kintu kizima yavugaga nyine buranga ba jihad ngiye mvuga ko nta kintu bambamariye showbiz nta n'umuntu uri seriye bro sibyo ushobora kugenda ngafate ngo boro ya jihad ngayicareho ngisaha through that sibyo nabize babafana batukana bagiye kunuka ahubwo jihad cyo ndi kumva okay mu buryo butari mu mategeko sibyo okay mu buryo busanzwe nyine yamano ni ikigoryi sibyo nawe yakoze ubugoryi bitari mu mategeko tutagiye kure mu bumuntu nyine muri society tutajya mu bintu by'amategeko oroshijwe tugiye mu buryo bwo gutekereza twitaruye amategeko tukitarura n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ntago ngiye ku giti cyanjye bivuga ku giti cyanjye numva ko gufata amashusho uri kumwe n'umukunzi wawe muri biriya bikorwa byo kubaka urugo niki ari byo ari byo wari wise ubugoryi urukumva ntago ari byo icya kabiri kibi ni ukubibika kandi ubizi ko iyo telefone atari yawe gusa icyo nayo nise ubugoryi uri kumva icyo nayo nise ubugoryi nicyo ngicyo kuba wabifata uvuge wabifashe yibona biri muri album mwabaye nyine hari ukuboro mwabaye sibyo tuvuge wabifashe naribi ariko niba wabifashe bira ni ibintu bitagomba n'ibyawe n'umuntu mwabikoranye ni ibintu nyine ugomba kumenga shuwa yuko nta wundi muntu ugomba kubibona nibwo bugoryi ndi kuvuga yego ariko kubera yuko wenda anyway ubwo twavuye mu mategeko ariko nawe wafashe nyine ibintu wakoze dore byafunze abantu ntago hari amategeko ariko natwe hari uko tubyumva wari kumakinga sure yuko aba n'usundi drive wayifata ukajya kubyareka inshuti yawe uri kurongora umugore wawe. This is Open TV, you are welcome. Uyu munsi turi kuwa gatandatu twinjiye muri weekend. Ejo mwabonye turi kubaha ibiganiro byaba Miss Jolly byari byatubabaje, ariko uyu munsi twagarutse twiteretse. Rush Boy Kafuru abari imbere yanyu suza abantu, ariko abantu mutari gukandaho namwe reka tubabwire mwabikora mutabikora n'ubundi hari abari kubikora urumva gusa bibaye byiza nawe ushaka update z'ibyo nawe ukora abantu bateye ibaza ariko kureba story ukareba ikiganiro gukanda gutya ngo bikakunanira mwa baze ari ukutanga amafaranga. Baza umuntu ubwe ngo amaye igiceri cy'ijana ntacyo yaguha cyangwa gutora bisaba nka veni. Hari nk'umuntu icyo tubasaba ni yo butiri hasi ya subscribe badukande kuri subscribe birabaye mwana nta kindi kintu tuba tugusabye. Baza umuntu akubwiye ngo masengs wanze gukora umurimo muto ngo ta byonyine reka Kafuru umuntu witwa Jihad nago Pazomani arazwi ariko nta nubwo azwi cyane, ariko nshaka kwibande kuri Jihad cyane. Jihad baramumanuye yumva ubwo Kejon yaratashye, nshaka tumanuke kuri Jihad. Jihad yaza akorana ibiganiro kuri The Dynamic Show, Dynamic TV Show, we na Fata ku Mavuta. Uribuka umwaka 2024 twiteretse n'ubundi hano ngaha turi kuvuga ukuntu Fata ku Mavuta ari gukora ibintu bidakwiye. Wajya twamuteye mwaka ubwo akajya abwira Jihad ati kubita muri urutwe rwanjye navuga
icyo gihe bari bibasiye umuntu witwa Yago bari kuvuga ati anywa imogi ngo nyinshi kuki adafungwa ngo ribu ngafitemo bene wabo sibyo ibyo biratambuka ubwo Jihadi yari ari ku itara kuko abo bose yabakuyemo tuvuga ko yabakuyemo yari asigaye ari mu cyimbo cyabo ari uriho Jihadi nawe arafunze azira ubusa noneho ya mano yaravuze yati gufungwa wambaye ubusa nyine ubwambure okay. Kuzira ubusa zo biwa ya mano yaravuze ati gufungwa uzira ubusa gushyira hanze ubusa nabyo ni ubusa ibintu nabyinjira mutekafuru no kuvuga ngo ibyo bintu nkunda kwivugira ngewe mwana sibyo aba bantu bose ibintu nkunda kubivuga abantu bose baje kwivugira ku bahanzi bazamujye ku mazina y'abahanzi yego baraza baramenyekana bavuga ngo bazamura impano yes bamaze kubona bamenyekanye ibyo bintu babajene amazina y'abantu bazamukiyeho byabazamuye babivamo ni gace cyane ushobora gusanga Jihadi ari kuvuga ku muhanzi wakoze indirimbo nziza sibyo Jihadi yibereho ni gace cyane ushobora gusanga Jihadi ari kuvuga ku kintu cyiza umuhanzi yakoze bapushinga negative cyane yego sibyo ugasanga nyine ntabwo afite umwanya wo kujya kuvuga ku kintu cyiza ahubwo aragucungaho waraburije yego akaba ari ibyo avuga nyine ukivuga ibyo naramubonye ari gukoma ingoma y'amana amavideo ye yasohotse kuko ari no gushinjwa nyine mu byo yashinjwaga no kugira uruhare mu kuyasakaza yarabyivugiye ko yanayirebye ngo kuri screen ye ngo nini cyane ngo nkure kureba agatsi urumva nuko nguko akoma ingoma uriya bakora nyine ameze nk'umuntu uri kubiryoherwa umuntu wabiryoheye ubusa bw'abandi ariko nanone sinibaza ikintu cyatuma ufata umuntu nka y'amana uri kuzamuka waraburije ni umusitari yego nawe wararaburije urabyenjoyinga ariko uzi n'akababaro kabyo wowe ukaza kubiseka nicyo nanjye kugarukaho kubera gute umuntu uzi ukuntu biriya bintu biryana wakishimira kubona undi muntu byabayeho sometimes baravuga ngo nta muntu useka ngo umuntu bafunga umugabo mwanga aseka imbo hano ntabwo turi guseka sibyo ariko sometimes buri igifungo ni ukugukebura yego kuguhana hari ibintu ukora nyine ugasanga man ukeneye refreshing kujya ahantu uri refreshing mind uri kumva mba numva wenda nta mwifuriza kubufunga igihe kinini sibyo ariko kari akantu abagakeneye bro sibyo ntago ushobora kwitekereza ikindi kintu ngarukaho rero sasa yego buri muntu wese mwanze imiziki mwafasha abahanzi mu batesha agaciro abantu imiziki y'abantu mwitera agaciro muyangisha abantu mwanga kuyivugaho mukomeza muvuga ku bintu nyine bigiye kubafunga sibyo none akandi kantu kanyemeje buriya Kejon umujama wa kera muri showbiz yego sibyo ni umuntu we ntaga baje yadirega n'abantu baje Kejon ndamwibuka ku masede uriya no promoter no ku ndirimbo yabaga ariho ngo Kejon indirimbo ariho we ya promoting naka kanya sinzi ubundi bira boro na bira bintu bura Kejon tasha Kejon bira bintu byo ku ma space ya ba Godfather bira bintu bicikeho sibyo akanya noneho nibwo dukeneye promotion yawe noneho ubungu byajemo n'amafaranga ariko ikintu nagukundiye nuko bura bakurekuye kutabyijanditsemo sibyo rero ikikwereka umuntu w'umupromoter sibyo umuntu uzi ibintu arimo bo baragenda bakumva ko gusharinga ubu nagatwi ko gusharinga ngo amavideo y'abantu ngo bambaye ubusa kugira gutwirwa uvuga bora naguze umuntu uri kubiryoherwa hari umukobwa yari aherutse kwibasira twa ngo Keza ngo aragenga arayikinga ngo video ngo yarugumi wa mugabo nako wa mundi bivuga ko atetana Jolly aramwibasira nta kintu kizima yavugaga nyine buranga ba Jihad ngiye mvuga ko nta kintu bambamariye showbiz nta n'umuntu uri seriye bro sibyo ushobora kugenda ngafate ngo boro ya Jihad ngayicareho ngisaha through that sibyo nabize babafana batukana bagiye kunuka ahubwo Jihad nyeka ko mu bintu yakabaye nuko nyina bitagize icyaha ariko biriya bintu yavuga ngo dukorera online sibyo byo bwabyo birumvikana ko hari video wifata ukanazisharinga abantu giti cyawe bwa dukorera online sibyo karakantu ntago bakitayeho cyane karakantu ntago bakitayeho
yagakwiye kuba ahubwo ari gushima koko katarimo yavuze ati koko we yarabyivugiye ati dukorera online mwemwe musharinga ubusa kandi bitemewe bigize kandi bitemewe so ariko ngiye none buriya yaba bishoboka ko sibyo nuko nyine leta ntabwo ishobora kuvuga ngo kino kintu kireke burangiye ikintu na prefera sibyo abantu bakora bari muri showbiz bakora muri buryo bwa jihad ngiye mba numva babashirwaho nk'igihano ntibamufuge bakabwira ngo ntabwo dushaka kuzongera gukora bino bintu sibyo bino bintu bivemo shaka ibindi bintu ukora nongera kujya kuri kamera uri kuvuga ko uri muri showbiz tuzagufunga ukajya nyine mu bindi bintu ukavamo ko nta ruhare nta kintu kinini babamariye showbiz gusobanurira iki cyaha ndi gutekereza niba gihuye n'ibyo ngibyo kuba buretse mwegere kumva kuba yarafungiwe gusakaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga no kuba we ku giti cye yaravuze ko akorera online aho ababishaka bagenda bakamureba nabyo birimo no ibyo byaha ni bimwe cyangwa kuba ari ahantu we abishyira ku mbuga nkoranyambaga abandi bakaza babihasanga ibyo yagafungiwe cyangwa yafungiwe kubihereza abantu muri inbox icyo nemera icyo nabivugaho hari ama website abaho uri kumva nkuko uzi ko wenda hari ahantu bemewe kunyura urumogi uruhanywereye amategeko mu Rwanda nta bakubaza sibyo none zirabora hari ama website mu bihugu babyemera sibyo wenda akaba izo video ariho azinyuza tubifata ngo kuriya nka isimbi afite ahantu isimbi uriya aryamita ukora porno ugiye w'umunyarwanda ndamuzi afite ahantu videos ugenda ukaze n'ama porno aca sibyo ibyo bivuga bikorera mu biremewe nta ribi mu Rwanda nta kintu bamubaza ariko abisharinze kuri nuza zacu ku ma platforms zacu zo mu Rwanda bamukurikirana jihad niba bikora akaba afite ahantu abinyuza uploadinga zira boro ngafite amanuza ama WhatsApp niba yitwa hari ababishyiramo n'abamponyomo ubwo rero kubera ko niba ari gutyo bimeze kubera ko mu Rwanda nyine gusharinga video wambaye ubusa yaba ari yawe ukabyikorera barabihana itegeko rivuga ngo iki ryamufunze ibyo ntabwo gusakaza amashusho y'urukozasoni rw'abashakanye yego yes nicyo cyamufu ariko nawe ubwawe rega ni wakifata video wambaye ubusa ukayisharinga nabwo itegeko rirakugonga icyo gihe itegeko rirakugonga mu Rwanda rirakugonga nanjye ntabwo nemera gufata nyishyize ku mbuga zanjye abantu bakaza bayahasanga ubwo mba nayisharinze cy'abantu baje kunshaka wishyize imbuga zawe bakaza manzi hari ukuboro uploading ikintu kuri video kunako kuntu kandi hose ukanda ngo share ukavuga ngo ukajya honor me sibyo wari wakabura wonyine ubireba ibyo ntari ariko ukiri gikize public hari umuntu kigeraho hari umuntu kireba ataje kugushaka ko wagize public icyo kirijyana kikamwisangira kuri yes rero ya Kafuru urumva izo concern za X Art ni producer hano kuri One Mic Studio ubwo nta mpungenge mugani biteye ku bantu babyumva gutyo kuvuga ati njyewe ninjye wakifashe urumva abantu baje bagashaka hanyuma ngashyira ku rubuga rwemewe hari imbuga zemewe nazo ziba zifite privacy zazo so rero ibyo bintu boro birankomcyuzinga sometime wa mugani nje noneho wayishyize ahantu hemewe sibyo nje nkayikurayo nkayizana nkayigarura ku mbuga zisanzwe wowe wayizanye ku zisanzwe kubera ko ziriya mbuga kenshi ntabwo twajya kwigira abere urukumva ngo ntabwo twajya kwigira abere ngo ntabwo tuzi ukuntu zikora kandi turi abantu bakuru iyo ruriya rubuga rwinjiyemo bagusaba ubuhiri hejuru y'imyaka 18 ari no munsi yaho ukandaho bakahita bagusohora hari na registration ukora iyo ubyemeye ukavuga ati ndeje y'imyaka 18 urinjira no kuvuga ngo wowe winjiye kuri urwo rubuga uyizanye kuri za Instagram responsible niwe responsable wayizanye urabizi no kuvuga so rero ikintu nabwira aba blogger kumva John respect John no muhaga John barabaniga bamazigiye muri ndasu bazi nukuntu bayikinisha yego uri kumva John yatashe yemye mwana basanze nta no hamwe kandi wenda yaranayirebye yaranayifite ariko basanze nta no yisharinze ni experience iriya ababizi neza yuko biriya bintu bigize icyaha rero jihad ariko ba jihad ngiye buramba numva batabafunga ubwo babakura ku mbuga
agakoresha WhatsApp akajya kuri nuze kuri Instagram ariko ibintu byo kuzango ku ma YouTube niki ubundi nta kintu bari abantu batumari buri abantu nka ba Jihadi bafata ku mavuta we byibuze ya promotinga n'umuziki mwana akaba yafa nubwo yajyaga giti urumva ariko yafataga umuntu wenda akaba yazakana kwereka abantu nturamujene sindamubona yapostinze indirimbo yasohotse sibyo kandi bita ba social media influence sindamubona ari kuvuga ku mupeti wenda ufite impano uri kuza kandi nicyo baza bavuga ko bakora yirirwa mu bagore ngo batwara abakobwa ngo batwaye ngo abagabo babandi abagabo ngo basiza nyine biboro nk'ibyo ngibyo urumva abakobwa ngo bibagishije ari muri boro nk'izo ngizo bura nk'abantu bura nk'umuntu bura kirekanuze yabaga nko mu Rwanda ne bakazamumfungira kamunkumitira nk'amezi 6 meza uriya Godfather kumva baga nyine buri muntu wese uba kuri media we ngo ni influencer utajya uvuga ku muhanzi kagira gute bira bintu ndenda bimwifuriza nyine utajya ufite ikintu promotinga wivuga ku muhanzi wenda avuga kuri film nyine gira ikintu wenda ufasha industry nyarwanda ahubwo bo baza kubise bo nabarasenya ntago babyubaka we acunga kuvuga bavuze ngo nyambugaranuka akaba ari byo aza kuriraho ntago ushaka kuvuga ngo inyambo film nziza yasohoye ntago ushaka kuvuga film Kiramani yasohoye amucunga yaraburije akaba ari byo bintu azakavuga ibyo boro rero barabideservinga man yes no kuvuga ngo fata na konoza Jihad yari afite ingero z'abantu barenze umwe cyane ko narebye bivuga ko yamwiyamye inshuro zirenga 6 n'atari 8 imuha gasopo imuhamagara njyenyeka ko influence bafite mu bantu babumva ko batafungwa Ribu nayo ikabibutsa ati nta muntu uri hejuru none ikintu nakundiye Ribu bino bintu byo muri media nagiza cyo gufata direct guha agasopo babanza bwa mbere ndagenda nkakurega akaguha agasopo undi muntu akaza bane bagufunga bibaye nka 3 gutyo none bamwe kandi nanone kuri case riseri rero nosubundi nka Jihad atari muri media ntandiko nta kintu turi guhomba kiraka abantu ni iki nyine yunguraga Jihad umuntu umwe mu bantu benshi ba spreading amati ntabwo turi kumwifuriza gufungwa se turi kwifuza nanone analyses yes nta kintu ubundi nta kintu byari bimariye twerega hano barabose urere uzi ko yaje buriya ya managinga umupeti witwa nawe yarari uzi ko Jihad agira indirimbo se ni umuhanzi umushu agira indirimbo ujya kuri YouTube Brian afite indirimbo rero yaje ari umupeti witwa Tycoon ugeze kujya apana ndahiro ari umupeti w'umuraperi Tycoon ugeze kujya muri boro zo muri Kenya zera boy ko yaraye n'izindi ari na video yiwe ndimo bapasi bashutinze twakoreye mu n'izindi ba Rocky bakoraga ne bari yaje managing yaje managing umupeti urumva umupeti nzi nano byarangiriye icyo gishaya natubwiye n'amahenesi byadagira n'amafaranga buriya abantu benshi babazi ko yari afite n'amafaranga atarajya no kumvuga gutya ngiye mu buzi managing umupeti amafaranga n'ubundi yayakuraga online nese niyakoreraga online ubwo tumuvuga none ahubwo ukuntu yaje kuva muri ibyo bintu byo kwimanagingira abahanzi no kujya gutakaza kajya yirirwa kuvuga ngo bakeza ngo barakinze iki ngo nuze ngo mupuri ngo nayirebye ngo nayire kuri screen ngafite indi mana nibo bantu bazanye ibaza umuntu w'umugabo nubwo ari umugabo hashtag ngo ya mana afite indi mana ibaza umuntu w'umugabo sibyo ngenda mwitumaga ufite ubwanwa sibyo wifata akajya kwenjoyinga ngo ubusa ngo bwa mugenzi we ngo nayirebye ngo si mwatkose ya mana yarakose yego ngo si mwatkose ngo uzajye uri amana ugeze ubona bivugaho ariko ikintu rero reka nkwereka urwango ruri mu bantu uzabakoraho buraraguza impamvu uri amuniga yafashe ibintu by'amana ukabigira personal cyane niko ya mana ari inshuti na yago yego nuguri na cyangwa hari n'ikindi kintu nukubara ya mana ari umuntu wa yago uri kumva Jihad we nafata ku mavuta hari nyine cyagiye bihariye yago bashaka kumufungisha byanze byakunda nyine bwaracyaga wagira yari season episode kuri yago urucira mu kasoro gatwara nyina none rutwaye nyina bagiye kugenda babiganireho urukumva bagiye bose bari bubonane se bagiye kugenda bagatimana bo baritekereza teknolojia yagaramenye yiviramo no kuvuga ngo twe twashaka nyine kuruha abantu view yacu twebwe nka Open TV ko tubibona urumva kuko kuba Jihad yafungwa anyway yarizize muri make yarizize bro kuba yafungwa ntacyo bitumariye
no kuba yafungurwa nabyo nako kuba ari ku mbuga nabyo ntabyo twifuza nuko wenda yafungurwa akabivamo kamera akayivaho bakamukura kuri kamera akagenda ni kuri kimara abantu bakurikira Jihad ubusanga ari abantu nanjye kuvuga nabi nta muntu uri tayari sibyo ntabwo tayari njye nshobora kumuca nkumva nk'ibintu navuze iminota nk'umunota hata no nkita nigese nshaka kumva boroze ngo nzirangize ya nyine ahora mwitiye kunone kandi ni wamumenya utamwumvise ara boro bawarize nta kuntu ushobora gufata mani ngo winje ngo ubusabwe umugabo mugenzi wawe ngo uvuge ngo bira nyine n'ubizira ngo njye numve hari ikibazo bintwaye yego ibi bintu y'amano yavuze ati baramubajije ati se kuri space n'ubundi niho nabyumvisha ati urabyishimiye avuga ati nta muntu wabyishimira urumva ariko nanone nishimiye ko maye butabera urumva ntabwo yavuze gutyo in case ariko nyine naho yaganishaga ariko nawe bimuhe gasopo ntazongere kujya kwifata ubusa reba ubusa wifasha ubishaka abantu hari ababifungiye reba ubusa wifasha ubishaka y'amano mumera ubutumwa kwanza ubusa wifashe ubishaka bro tangira ati y'amano ya fororiye iwe rizagwira waragiye ufata video uri kwireba ngo ukuntu niba ari ushaka kureba ukuntu ukora akazi ukuntu uri munyakazi urumva urabikora ubishaka urangije ufata video yawe irakunanira kuyibika neza iragucika mpamya ko nyine iriya video niwe muntu wa mbere wari kuba security yayo wari kuba uyizi kurusha abantu bose reba rero ibintu wakoze uri kwenjoyinga abantu bibajyanye muri gereza hari abantu batari mu maboko yabo kubera ubusa bwawe wifashe wowe ubishaka bukakunanira kuburinda sibyo hari akantu kakabaye nawe kamugonga sibyo kakamuha byibuze nk'ukwezi kumwe sinzi ukuntu amategeko yabikoze ubundi guto video n'uburenganzira bwo kwifata video none se kuyirinda bwo n'ubwandi ahubwo se umuntu wanditse nk'amategeko akavuga ati umuntu ufata ubusa akabusharinga kuki nyine umuntu sharinga ubusa cyo atavuze ubufata cyangwa wenda yareberaga mu buryo buri global nko kuba wafata igiporono wenda ukakizana reka nkuhereze nawe twanararize zana nkwanarizeho gake urukumva kuba ufite amashusho muri telefone yawe iki ni igikoresho cyanjye bwite niyo mpamvu habaho na password urukumva cyangwa ijambo banga ku bantu batamenyereye ibintu by'indimi zo hanze noneho iyo ikintu kirimo hano kikavamo bareba ninde wagikuyemo urukumva noneho niba cyavuyemo cyagize ingaruka giteza kuri rubanda bagikonsomye bacyakiriye iki itegeko ritariza rikareba mu byanditswe byaryo ni ukuvuga ngo niba mu byanditswe mu mategeko harimo uregwa akaba agiye abari kuregwa gusakaza amashusho si tuzi uwamureze niba ari leta imureze cyane wari umuturage uvuye he za Nyamasheke za hehe cya za Karongi niwe umureze ni ukuvuga ngo uwo muntu aje ashaka ubutabera wowe winjira mu rukiko utanga ikirego uvuga ati ngenda ashaka ubutabera buriya nicyo biba bivuze none wowe uwo wamentioninze baramureba bagashaka ibimenyetso byerekana ko yakwirakwije ayo mashusho biramuhama biguhama nta itegeko rivuga ngibyo uri gutekereza riguhama uragenda ni ukuvuga ngo kuba Jihad yarafunzwe yakiriye video aho yavuye ntago bireba umuntu uzi umucamanza yafashe uwasharinze video ntago ashaka kureba uwayimuhaye ubwo rero Jihad ashaka kurenganurwa azarega uwayimuhaye sibyo niba ari na ya magroupe yiwe uwayishyizemo none ariko icyo kirego ntago ari cya Jihad ari kuregwa ntago ari kurega kandi cyamufasha ariko Jihad ntago bamufungiye ko yakiriye video yarayibonye na warayishara nyine nibyo ni kugusobanura ahubwo none nge kibazo nari mfite jyawe nibiyo phone yawe gute wowe ufata iyo video muri phone yawe sibyo warangiza ugatuma nyigira access kandi ubizi ko ari ibintu ntagomba ngiye kureba ari ibintu byawe ku giti cyawe ijambo banga ryawe kandi ushobora kuba urizi sibyo nge nawe turi inshuti sibyo Rashboy niba nge nawe turi inshuti ushobora kuba urizi wenda hari igihe mba ndi mu dusuku ntashaka kuyikoraho mfite amazi mu ntoki nkubwira ati nkorera ibi wenda urabizi none iyo video niba uyikuye mwaho nge simbimenye cyangwa simenye igihe wayijyaniye noneho bikazagaragara ko wowe mu gutwara iyo video wowe warayihaye abandi ni ukuvuga ngo nawe uyitwara yari iri prive
njye nawe turi inshuti kandi nanjye nayikoranye inshuti yanjye aho ngaho icyo ndi kumva icyo ndi kumva okay mu buryo butari mu mategeko sibyo okay mu buryo busanzwe nyine ya mpano ni ikigoryi sibyo nawe yakoze ubugoryi bitari mu mategeko tutagiye kure mu bumuntu nyine muri umuntu utajya mu bintu by'amategeko oroshijwe tugiye mu buryo bwo gutekereza twitaruye amategeko tukitarura n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ntabwo njye ku giti cyanjye ndabivuga ku giti cyanjye numva ko gufata amashusho uri kumwe n'umukunzi wawe muri biriya bikorwa byo kubaka urugo n'iki ari byo ari byo wari wise ubugoryi urukumva ntabwo ari byo icya kabiri kibi ni ukubibika kandi ubizi ko iyo telefone atari yawe gusa icyo nayo nise ubugoryi uri kumva icyo nayo nise ubugoryi nicyo ngicyo kuba wabifata uvuge wabifashe yibona bari muri album mwabaye nyine hari ukuboro mwabaye sibyo tuvuge wabifashe naribi ariko niba wabifashe bira ni ibintu bitagomba n'ibyawe n'umuntu mwabikoranye ni ibintu nyine ugomba kumenya shuwa yuko nta wundi muntu ugomba kubibona nibwo bugoryi ndi kuvuga yego ariko kubera yuko wenda anyway nibwo twavuye mu mategeko ariko nawe wafashe nyine ibintu wakoze dore byafunze abantu ntago hari amategeko ariko natwe hari uko tubyumva wari kumakinga shuwa yuko aba n'usundi ball wayifata ukajya kubyareka inshuti yawe uri kurongora umugore wawe wapi subusa ariko nyine kuba yarabikoze ntabashe kubirinda paka abashinjoze kabya accessinga nibwo bugoryi genda kuvuga nibwo bugoryi yakoze Kafuro reka twe kuvuga menshi byari cyo Jihad yasanzeyo fata ku mavuta bakoranaga kuri The Dynamic TV show urumva ubwo wenda bagiye kujya mageragere bababwira nabo inkuru dore naho haba abanyamakuru bazaza ari aba influencer noneho beza nyine badafite jealousy badafite urwango bakora ibintu uko bigomba gukorwa no kugororwa niko bagiye yavuze ko ngatazana bisubiramo nagaruka yayo nayo ari kuvuga ariko yindegira nayo nago tuyazi twigendere